nakuze ndota kuzubaka nkahirwa ndetse rukazarama. Iby'ijuru rito bimbamo nabyumvanye benshi ubu ntabona, ariko nyine akaba wa muhanzi zari inzozi. Ni inzozi. Ubuzima ndimo ni inzozi. Inzozi narose nkiri inkumi, izo umwari wese yagira, gusa nyine ibyo umwari yigira si byo ubuzima bumugira. Ese ko tuzi karisimbi ko impamo yose itatse amasimbi, aho umujinya ubitse urazwi. Ese Rwanda wayitakaza? Urugo ruruta uru rwava he? Uru rugo mfite impamvu amagana zatuma naruta, agira izindi amacumi zatuma ntaruta, gusa ayo macumi amira magana ku buryo ataruka. Nzarugumamo ndume igihwa, nzanyurwa. How could you possibly understand me? You are not me, cause these are my reasons. Babyumvishe nabyumvishe nuko narengenganyije. None se buranzakora iki? Ndi gutekereza ko ari umujinya uri kubimutera. Uwo mujinya uri kumutera kuvuga nabi, ariko nyine biracyari ku processinga kugira ngo nyine abyakire. Wowe umuhaye igihe. Reka nanjye ntabwo biza mbishaka, ntabwo ari njye mubikora. Ndakumva pe, ndabyumva nawe birakugoye, biranagukomereza, ariko nyine ndakwinginze byigushyira kurebe ngo bigutuma ubura amahoro kuri kino kigero. Biri kuntesha umutwe nkumva ndihebye, hakubitiraho umwana wawe w'umuhungu. Uriya mwana dupfa iki? Ni imyaka, reka tubare ko ari imyaka, azagera aho nawe bishobora shirika amarangu. Uriya mwana aranzengereza kandi ntako ntagira. Nukuri ntako ntise nzabigenze niko basi jya umwigisha. Ambwira nabi none byakutira no stress mfite, nkumva ndasize. Mami, ndakwinginze sibyo, uriya basi mundeke sibyo, ndagerageza uko nshoboye, nzajya muganiriza sibyo, ariko wikomeza nyine guheranwa nawe n'ibibazo. None se papa urumva ari byiyakire gute nawe umeze gutya? Ese mwese ubwo dukumbiye kuba turi mu rugo basi twishimye. Nanjye nibyo mbashaka twicare mu rugo turi umuryango twishimye twumvikana, njye n'abakobwa bandi tumeze neza, ariko Satani ari kubyitambika. Oya wimuhereza icyuho sibyo, basi reka papa arakare nta kibazo, ngenda byumva pe, erega ndabizi nubwo bitarambaho, ariko ngenda numva bavuga ngo umuntu yakuyemo n'inda arababara. Rero ntabwo ntekereza ko nawe wakwishimira gukuramo inda bwa mbere bwa kabiri, guhora mu buribwe. Ngenda kumva pe, wenda uriya mwana we ntabwo aragera igihe cyo kubyumva, ariko ngenda akunda kumva. Ntabwo rwose ntekereza ko biriya bintu bikora bishaka sibyo. Rero byibuza mbabarira, nawe ukeneye no gukira. Ntabwo nkeneye yuko ejo nawe uzagira ibibazo byo mu mutwe, cyangwa se ugasanga ufite agahinda gakabije bitewe n'ibintu bikubaho sibyo. Gerageza papa wimutekinga serious ngo wumva ko ibintu yakubwiye bikwiye ku mutima sibyo. Ndabizi yakubwiye nabi, ariko ndakwinginze mbabarira umuhereze igihe, araza kuza nyine, araza kugira aho ngaho abyakire bishira sibyo. Ntakundi mwana wa ntakundi, reka tujye guteka ririya sombe turebe ibyo ari byo, atasanga byahiye. Afite kwitegera agasombe bazanye za beterave zabaye nziza. Ariko reka mubwire, ibi ngibi biba ari ibya nyuma, uretse Nina nawe ndaje muri gasopo. Mu kanya wabona yabaye n'ibiryo akaguhereza, mu kanya ngo ujya muri dushe, ubwo ushaka no kuryama. Wice neza muri izo ntebe, wicare wigengesereye, apana kwicara nk'ahantu ari iwanyu. Turabyumvikanaho? Nizeye ko nta kintu bibangamire hano. Wicaye utegereze mama, ubwo saa 12 cyaze nuko Imana urambangamiye, ubitekerezeho. Kwagize uyu kameze nka gicanda rwose inzobe neza n'uruhanika. Urakoze ko mbona inzobe ari zimwe muza wagira ngo mbona wagira ngo ni umwana wawe. Mbaye
Yabaga yabimenye. Bahenze wagira ntabwo ari nyamwizenzi. Cyangwa ni ba bandi bagira ubumuga bwo kutavuga. Oya, ndakunda ntakibazo. Nabaza ni inshyushyu. Bambwiye ko ari mwebwe mugira nyamuneka wakozakoza amabere y'inka kugira ngo iboneke. Nanyoye ariko kubera urugero. Ndiga Nyamwi rero ni anko wanjye yaje kudusura. Kubana hano tugiye kubana igihe nazi kubana kandi aje kudusura sinzi ngo azasubira ryari ariko it depends bizatera nimba bigize ikibazo muze ndacu ariko ndateka nubwo ntaha ejo ugabona nkaho ngabo humura uyu munsi urakiramo baravuze ngo muri Kigali utateguje uraburara nyamuneka oya waje babizi hanyuma rero aho kuburara wamurita Isara abantu batesha umutwe kw'Imana. Nkiriya mbesire ubundi ubwo yanyobeyeho gutere ukuntu yangira yumva. Cyaze Nina mana yanjye Nina. Iriya mbwa yanayicaje rega muri salo. Akoreka mu mubanza se. Sundi ubu wahindura umupira kuko reba ukuntu yangize we. urabona hano twabona kubeshya rwose hari akuriwe ase reka rero nkubwire se buri iramuri bimaze iki reka rero nkubwire urashaka kumenya akamaro kayo muze ko ibirato mu birato bisiga hanze gerageza witondera n'umwana w'umukobwa niwe udufasha akazi ko mu rugo hano ntabwo washobora gufata inkoni ivuye mu masi ngo ishyire mu ntebe ahangaha iyi ntuzaje muri kwasiteri rwose n'amase y'inka yakiriho aho mugiye gukabya kandi yewe inkweto ngiye nzikuramo ngiye kuryama nayo ibi ngibi bakabaye bakubwira yuko ibirato babisiga hanze ubona ko hano hasi hasa umweru urabona hasa ngo mwawe ibirato bari kubisiga hari ahantu akorera ntabwo ari itegeko yuko umuntu uramukangabikira kuki umubwira gutyo uyu rwose ni umusore twakabaye tuganira tukagira reka mubwire bano bantu amukubwira yitwa Nyamwiza adufasha akazi ko mu rugo hano abana hano muri ino nzu urabona ko no hanze hari izindi nzu dufite neza aho tuba nyine ariko si bo bonyine gusa hari n'undi mwana w'umukobwa mwiza cyane tubana hano yitwa Dada yagiye ku kazi arabana we amasaha yose ko nta biryo birimo hari gusa turabyiza urabona mfite ikibazo nabanje koza ibintu nanza koza ibintu mbari birarangiza ngenda gukora no guteka igikoma gusa nisanga usika saa sita umuntu aba yabyutse yishonje ashaka kwirira nawe rwose watuma umuntu anasiranga njye mbwirirwa mu nzu ya papa wanjye basize ibiryo Mabuja nawukumbuye kakagwa kawe kasigaye kana buyitondo buri munsi kanera se mabuja kumuna vuye muri Severande tagasikwingiye mabuja shefu kari kuri mission izo neza uri kumuca inyuma ariko si nyine bizamenya banyagasho uyu munsi mbera mushya uko buje nuko bukeye mana we ese mabuja uriya muhungu usa nka Bruce Melody waje niwashaka cyangwa gisanga cya Bruce Melody andi makuru ariko sigiye ntabwo umwumbuye ese ngo amatwi yoza kaneresha man nzaguteka mu isombe nkabagaburira ngiye neza
Uzabanza ubarya ariko. nzakarumonize n'undi mbwa kirya ingenzi yayo. None se ibi byenda ariko se ubundi kujya gifura imyari ifura ryaje. Mu kwa kabiri sinameshe. Kwa kabiri. Ugerageza ufure dore sabane nkayigura. Aha nawe uzana amatiku ya buri munsi ukoropa kugira iki ujya umvanga. Oya ugerageza dore zayo ukuntu bisa. Oya ujye. Ngaho mbisa rero ujya mu nta bintu wari ufite ukora. Nabirangira igisunzi se. Ariko mabura neza neza. Jya mu mirimo yawe akabura. Akagenda uguraje. aza kumubona nagira ngo rero musabe ko wihanganira abantu tubana. Yamanuye ibirato muzemanura ikirato. Wabyuka ndamukubita ugenda Mutumugabo zate urabona amaguru baza bashira rukomeza abandi ko batashizeho. None se nuko kumubwira wamubwiye neza wumva. Mugerageze hanyuma se ki ngewe uje hano ngo uzanye hano ngo warnye ku mutwe umukobwa nsuzugure muri ubu. None se wakwitwaye neza. Ninde ukudeza umuntu ikinyago ntabwo kivuga. Ntacyo cyenda gukora mu ngotereza gushira ku meza aho. Bashyiraho ibiryo ariko mu gihe amasahani ntayabona ntashyirwa kandi ntimubangamire rwose. Ese reka kubaze muze wakaravye ko numvaga aho yukinkaga karatambye byose ntago turi guhumeka habe nabuze. Wagize ukajya kuvuga ko ndoga se nako mabi. Yegera ngaro sirakubwiye. Udakwita ngo byorora imisi. Umakubwire tuzigera kuvuga kandi tago turubaza. Wagenda ubundi kuri mu cyagenda cy'amata. Ubundi Kakubwire bose. Tago bozo bajyana no musaza. Washore ukagenda dore kuvuga menshi wagiye. Ukameze usaka. Nuko buriya leta yakoyeho kubita abagore. Namubwiruza. Nawe dukore ikibazo. Mbere kujya guteka. Okay. Ese ubundi amakuru yawe nakuronde. Narambye ngo musigaye mubanye. Uriya mukobwa afite ikibazo. Afite ikibazo cyane. Gute? Yamubira tugende dukore kandi Allo! Ngo mukora iki? Akakubwira ngo iki? ambwira mfite ikibazo uranteranda sindazi kinkamubwira mfite kakano twarambara dukora ikintu akubwira muveho nawe Dashi. Ariko nako numvise bavuga ko nuze hajya niba ari Pierre, niba ari Jean Claude. Ngo basigaye mubanye. mbibona cyo tuva mu mahanga byo mu Rwanda ni ma problem Ufite wasonga kugareba neza ibyo kubita n'utufata ikibazo uratugamburitse naho buri munsi bagiye kugura amafaranga agaruye ari tugombe tuyagabane. ngeza ku butike bambira ngo birahwanye amafaranga yo mu Rwanda kuyabara biracyari mu bikibazo subize namugabanya imikino gabanya imikino. Uraho se? Gahoro. Nyine yari yambwiye ko waje unshaka. Ari mukeneye cyane. Nshaka kubasaba ubufasha. Niba nawe ubyibuka mwari inshuti cyane n'ababyeyi banjye so nari maze amezi 6 gushaka. Amezi yose byagenze biteze. Urabona papa akimara kwitaba Imana ariko agatanga ihangane bisi pure kugira muto cyane. Bakimara kwitaba Imana rero bahise banshyira ku kesi ko ndi wamwishe. Ni ngombwa ko bankatira ayo mezi 6 nakubwiraga nari maze amezi 6 mfunguwe ndavuga nisohoka niba navuze neza ndebe ko nagushakisha noneho nkubona wenda wamfasha nkashobora kuba natangiye ubuzima kuko ibintu byose byarazambye papa akimara gupfa irondo ryivaze n'abasazi yagoze undi ariko umugabo ariko ntukashyikira amafuti ntabwo bizakunda. oya ugomba njye nakugomba gutuza ikindi ujye wumva ibintu nakubwiye gusa ko niba ushinzwe akazi ko mu gufara ntabwo uzajya winjiza butse umuntu hano nurangiza ngo yamaze gukoropa uzane icyondo uzane inkoni iriho umwanda ubizane hano urambure butse ku meza urumva ari umuco koko seki butse zijya nyuma y'inka bakarika mu mata bakayigemura nibyo urimo kuvuga nabase ni ngombwa ngo zizeho aho dufunguye
wenda narengere gushyira ku meza ntabwo azirya ariko muri salo ubwa mbere numvishe ugaruye ubwenge oya bote ntabwo zahenze ukuramo hanyuma se mwakira umuntu bigenze amafaranga agahuye tuyagabane reka nkubwire uba wagavuye warangiza ukagenda ukiherera ukagura ububiswi n'amandazi n'ibiki ukabanza ukarya ukibagirwa ko twe tugomba kujya niyo kugavura mu Runyarwanda kugavura ni iki amafaranga wasaguka niyo bita kugavura amafaranga gusaguka Runyarwanda biragoye ni ikibazo cyane ushaka uba utarwumva ariko umereza amafaranga yasagutse iwanyu ibinyagwa bitatse hejuru simbizi intebe rwose z'abakire usibye ko Kigali murashonje mwagakubitwa n'inkuba umuntu muramureba mu maso no kumwakira wiriwe umwana mu reba ubwiza ashaka ubwiza budatanga n'imbaraga aze ko mureba reka nirebere dore basi nta marido ufite dore mva mwana wawe cyangwa se nanjye kubivuga bamubwire niko bimeze da nta mafaranga afite ntabifite naho kubona ahubwo nyuma y'ibyo ngibyo mfite yandika umugore ya papa yongera ikuranira ya nawe ariko nawe papa we nawe ni gaswabo atera zivamo da aha nje ndi musore mu mumi mu ndabikora ayoke umusore harakora ukora iki ubona afite ikibazo kirahari gikomeye ciki ninde wakubwiye ngo ujye kumusigarira kuko nkubwiye ko azitera zivamo ndakubwiye ngo ujye bahise bamfunga mama nawe yumva afite ikibazo cy'umutima nawe birangiye yitabye Imana ibyo byari narabimenye nari nahageze mu gihe cy'ikiriyo ihangane nta kundi ni ubuzima nyine rero nifuza ubwo nyine icyo gihe cyose naragushaka kugira ngo ndebe ko wenda aricyo mwamfasha aya mezi 6 yose nagendaga mbariza ahantu hose ndebe ko nakubona ariko nyine bibanza kugorana ariko ubu nyine nibwo nari ngerageje kubabona ubwo bitari byoroshye bisi ibyo ndabyutse mwazaga hano mukira abana bishoboka ko ari kuhibagirwa numvaga wari kubuhazi ihangane yari amahoro se kugira ngo nsubize niko nabyo byarimo ariko cyari gikenewe cyane bikaba ubufasha bwanyu kugira ngo ndebe ko nasubira ku murongo ndebe ko natajya kwibaka rimwe mu buzima kurumva ubu nta kintu na kimwe mfite umuryango warantereranye n'ababyeyi ntawe mfite wumva ntawe mfite wo kujya mbese mba no kurara mu muhanda cyangwa aho mboye nyine nkararaho nta hantu mfite mba kuje mu bihe bibise ubu nagiranye ibibazo n'amabanki n'iki n'amafaranga afite ubufasha se ukeneye mbwa amafaranga cyangwa nibi ukeneye aho kubura ndacara hano kandi biri umukoreye nanjye gira tubwo bimere n'ibyo anya Kigali hari byo muturusha ndashima Imana meze neza ko mutakira umushyitsi urumva umwana ufite uburere urumva umwana ufite umuco rwose abagabo barimo yamwiza se arabikurikiye tumutegereza rata kugira ngo umwakire ubwo yuzo saa 10 n'imugoroba oya nta mpamvu se mwe ntabwo mwakira umushyitsi koko ango yitayo okay iyi niwe nari nakubwiraga bitwa data tubana hano mu buzima bwa buri munsi uzajya umubona umwishimire umuntu wanjye cyane ndetse na Igor nyine tubana na wa mwana w'umukobwa nyine udufasha kuva kuri yanjyegira nguriye mwiza rwose muri anahora bishimiye kandi urabizi ngira mwiza se yakugeza kutera araje areba jage zanjye nambaye aravuga ngo mwanze mugiye kubana ubwo biragenda bizagira nzaba mwikoreye muranyikiriza cyose mwana w'umuntu hari amafanta fura zabaye imbwebwe neza neza mukavuga ngo hari amafanta utangiye no kubwira kweri umufanta sende kwa muganga buriye fanta bayakiriza umuntu muri filime nakubisha ngo wagerageje ukihangana bakakubwira icyo dufite cyangwa se niyo ari Kigali n'urwa gushaka
umwana mu bantu rwose wama yitiye ibyo byabakabo naho fanta byo zajya kwazigwaza impyiko noneho uranje numvaga winywera nk'aho ariko usibye ko neza usibye ko wenda abantu bagira ibikabyo mva nkubwira kandi urabona ndi musore yafite imbaraga ndayitera arafata va kuriya nawe dade wawe ni gaswapa amagambo ushobora kuyaza gucya mu gitondo utaha ni gaswapu se nashaka abe ari iki ariko azahitera igema ko sibyo kumenya umugore atabishaka niba mbona rwose n'umutekano ngo matira umutekano ni gute yaje yikoreye umwana yagera hano bajya zitira zikaba akikora ari ikintu umaze kubona bariya abagore ndashaka kubwira dadi wawe mubwire reba kini iki nkavuga dada kuba ankubita biramerera nabi cyane ariko kakubwira si uri mwana wa dadi sa gukunda cyane umubwire uriya mugore ni ha problem kagenda icecekere kagabona aha ntabwo byari kurangira si warambiraga ndigaze ngo gupfushe ngo nzane bwafaranga kagaho vuba cyangwa ukeneye iki yo mafunguro ubundi ugeze urya mbanyakiriye nta kibazo twaza kujyana no kumeza ngaho komeza umbwira ariko ikibazo cy'amafaranga cyo ibibazo byinshi muri kino gihe nta mafaranga mfite pe nta mafaranga mfite nagiranye utubazo twinshi n'amabanki hazamo ibintu bya Rwanda Revenue birakorogana ariko hagize ikiboneka buriya nazakubwira uraza kumpa nimero zawe nta telefone tumva kuva nava muri gereza nta fone mfite pe telefone ntuzayibona ariko ibyo aribyo byose uratwara izanjye noneho nugira agatelefoni wakutira na mugenzi wawe ukampamagara tukavugana igihe uzajya ubona akanya wabyumvikisha sibyo ariko ubu noneho ntabwo wava hano udafunguye ngo wongere usubire yose ariko ihangane abakobwa bafite ikibuno neza wagira ngo ni ibibyimba nyine byamwagukiye inyuma urumva ni mwiza aragakubitwa n'inkuba n'inkuru aya mabwiriza barahirwa buri ase ubonye ahantu uciye bacira muri salo ko icyo tuvugisha bacira muri salo wowe urateka arancitse ni kwa kundi umuntu aba yamenyereye gucira aho yicaye siko uzasura no mu bantu wagize ngo karagucitse siko uzihengeka ukavuga ngo karancitse kandi wihengetse hari umukecuru ugeze gusura mu bantu aravuga ngo ubudaye kuzana bya bintu satani ngo ntabwo abura inzira no muntu yaciyemo none banaruzi aho umuntu yawe urugero ariko nanone agoze okay mbabare ntabwo mba mu ariko nyine ubwenge bwawe iyo ubishyize mu kayiko nawe akorana kabiri none se byakubura ibintu abo binabakora bene so nta muntu wigeze asuzugura rero amata guhame mwana wawe ureba rwose icora hano utangira kure nyamuneka umva nakwivamo bizagora baryoherwa amata dore ntugashyiramo si wumva nuko nyine murimo kugenda mutuca ubundi habaga hari igisabo cyangwa icyansi nta muntu umurazana amajage ariko muri mu mujyi umuntu yabihawe ni mu mujyi umubwire mwana wa mama yicara iwanyunisha wacu imina muri Kigali aho mujya kubiruka uriya mugore yose ayajyana mva ku muhanda ambaza shira biceri byose uvana ku muhanda bimuwa simfite na giceri ibiceri byose anga ambwira zana amafaranga avuye ku muhanda amubwira bambiye ndagura kiniki bisigaye n'iki akambira zana hano we kumbafu amubwira mabuja akira none nawe bashaka gufasha papa gutera oya nawe My